Inyamaswa 10 zihuta cyane ku isi n'amabanga zikoresha kugira ngo zibeho. Ese wari uzi ko hari inyamaswa ishobora kwiruka ku muvuduko urenga kilometero 100 ku isaha? Ese wari uzi ko hari indi idashobora kwiruka cyane nkayo ariko ikaba ishobora kwiruka intera ndende cyane idahagaraye? Kandi se wari uzi ko umuvuduko utari uwo kwirata gusa ahubwo ko ku nyamaswa nyinshi ari intwaro yo kurokoka ibyago? Iyo inyamaswa ihunze umwanzi, iyo ihiga cyangwa iyo irwanira kubaho, umuvuduko ushobora kuba ari wo utandukanya ubuzima n'urupfu. Muri iyi video tugiye kureba inyamaswa 10 zihuta cyane ku butaka, tumenye umuvuduko wazo ndetse n'amabanga atangaje zikoresha kugira ngo zishobore kubaho. Murakaza neza ku Mumenyi Buzima TV, aho tubagezaho ubumenyi bushimishije ku nyamaswa, ibidukikije, siyanse, amateka ndetse n'ibindi bintu byinshi bitangaje biri ku isi. Uyu munsi ntabwo turi burebe umuvuduko gusa, tugiye no kumenya impamvu buri nyamaswa ikeneye uwo muvuduko, uko iwukoresha n'icyo bishobora kutwigisha. Noneho mureka dutangire. Ku mwanya wa 10 tuhafitemo imbwa yo mu gasozi cyangwa se African Wild Dog. Imbwa yo mu gasozi izwi mu Cyongereza nka African Wild Dog. Ni inyamaswa iboneka cyane muri Afurika. Nubwo itari iya mbere mu kwiruka ku muvuduko mwinshi cyane, ishobora kugeza hafi kuri kilometero 60, hagati ya kilometero 60 na 66 mu isaha mu gihe ikurikiye umuhigo. Ariko ibanga ryayo ntabwo ari umuvuduko gusa, ibanga rikomeye ni ubufatanye. African Wild Dogs zihiga mu matsinda. Iyo imwe itangiye gukurikira umuhigo, izindi zishobora kuyisimbura cyangwa zigakomeza gukurikira. Ibi bituma umuhigo utabona umwanya uhagije wo kuruhuka. Umubiri wazo uzorohereza kwiruka kandi amaguru maremare akazifasha kugenda vuba. Ikindi gitangaje ni uko zishobora gukoresha uburyo bwo gukurikirana umuhigo mu gihe kirekire kurusha kwishingikiriza ku kwiruka umwanya muto cyane. Ibi twigisha ko mu isi inyamaswa gukorera hamwe bishobora kuba intwaro ikomeye kurusha imbaraga zimwe gusa. Twize ku mwanya wa 9. Umwanya wa 9 dufite inyamaswa yitwa zebra. Zebra ni imwe mu nyamaswa zizwi cyane zo muri Afurika. Ishobora kugera ku muvuduko uri hafi ya kilometero 65 mu isaha mu gihe ihunga. Ariko se kuki zebra ikenera kwiruka gutya? Zebra iba mu bice birimo intare, ingwe n'izindi nyamaswa zihiga. Iyo ibonye akaga, umuvuduko uba umwe mu buryo bwayo bwo kurokoka. Ariko hari ibanga rindi ritangaje. Zebra ishobora guhindura icyerekezo vuba cyane. Iyo inyamaswa iyihiga iyikurikiye, guhindura cyangwa gukata inzira mu buryo butunguranye bishobora gutuma iyihiga iyibura. Imirongo y'umukara n'umweru nayo ifite uruhare mu buzima bwa zebra, cyane cyane mu kumenyana no mu mibanire yazo. Iyo zebra nyinshi ziri hamwe, kuba ari itsinda rinini bishobora no gutuma inyamaswa zihiga zigorwa no kwibanda ku nyamaswa imwe. Bityo zebra ntirengera ubuzima bwayo ku muvuduko wayo, ahubwo ikoresha umuvuduko guhindura icyerekezo n'imbaraga zitsinda. Tugeze ku mwanya wa 8. Inyamaswa iri ku mwanya wa 8 ni inyamaswa yitwa blackback. Blackback ni inyamaswa iboneka cyane muri Aziya y'Amajyepfo. Ishobora kwiruka ku muvuduko uri hafi kilometero 8 ku isaha. Ariko ikintu gitangaje cyane ni uburyo ishobora guhuza umuvuduko no gusimbuka. Iyo ihunze inyamaswa iyihiga, ntabwo yiruka gusa ku murongo ugororotse. Ishobora guhindura icyerekezo kandi igasimbuka ahantu hatandukanye. Iyi nyamaswa ibaho ahantu harambuye, aho kureba umwanzi ukiri kure bishobora gutuma ibona umwanya wo guhunga. Amaso yayo n'imiterere y'umubiri biyifasha mu kubona akaga hakiri kare. Iyo akaga kagaragaye, amaguru maremare n'umubiri woroshye biyifasha gutangira kwiruka vuba. Ibi bitwereka ko kugira umuvuduko mwinshi bidahagije, ahubwo ni ngombwa no kumenya igihe cyo kuwukoresha.
Tugeze ku mwanya wa karindwi. Ku mwanya wa karindwi dufite inyamaswa yitwa gazelle. Gazelle ni imwe mu nyamaswa nto kandi zihuta cyane zo muri Afurika. Ishobora kugera ku birometero 80 ku isaha mu gihe ikeneye guhunga. Ariko ibanga ryayo rikomeye ni ukwihuta no guhindura icyerekezo. Iyo iri mu kibaya ishobora kubona inyamaswa iyihiga iri kure. Iyo akaga kageze hafi, gazelle ishobora kwiruka vuba igahindura icyerekezo kandi igakoresha gusimbuka. Hari n'ikindi gitangaje, gazelle ishobora gukora uburyo bwo gusimbuka hejuru mu gihe yiruka bizwi nka stoating. Ibi bishobora kuba bifite uruhare mu gutanga ibimenyetso ku zindi nyamaswa. Bityo gazelle ikoresha umuvuduko, gusimbuka no kumenya akaga hakiri kare kugira ngo ibashe kurokoka. Ku mwanya wa gatandatu. Ku mwanya wa gatandatu hari inyamaswa yitwa intare. Intare ni imwe mu nyamaswa zizwi cyane ku isi. Ni umwami w'ishyamba ariko mu by'ukuri iboneka cyane muri Afurika. Intare ishobora kugera ku muvuduko uri hafi kilometero 80 ku isaha. Ariko ntishobora gukomeza uwo muvuduko igihe kirekire. None se ibanga ryayo ni irihe? Intare ikoresha gutungurana no kwegera umuhigo mbere yo kuwirukaho. Aho kwiruka intera ndende inyuma y'umuhigo, akenshi igerageza kuwugera hafi mbere yo gutangira kwiruka cyane. Amaguru akomeye, imitsi ikomeye n'imikaya y'umubiri bifasha intare kubona imbaraga nyinshi mu gihe gito. Intare kandi ishobora gukorera hamwe n'izindi ntare mu guhiga. Intare itwigisha ko gutsinda bitagengwa n'umuvuduko gusa, ahubwo ni uburyo ukoresha imbaraga ufite. Tugeze ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu tuhafite inyamaswa yitwa wild beast. Wild beast ni imwe mu nyamaswa zizwi cyane muri Afurika. Iyo ziri mu rugendo rwazo rwo kwiruka, amagana y'ibihumbi cyangwa za miliyoni zishobora kuba zigenda mu matsinda manini. Wild beast ishobora kugera hafi kuri kilometero 80 ku isaha. Umuvuduko wayo uyifasha guhunga inyamaswa zihiga nk'intare, ingwe n'imbwa zo mu gasozi. Ariko ibanga ryayo ntirishingira mu kwiruka gusa, ahubwo ni umubare munini w'itsinda. Iyo wild beast nyinshi ziri hamwe, bigora inyamaswa ihiga guhitamo umuhigo umwe. Iyo akaga kabonetse, zishobora guhita zihunga icyarimwe. Kandi nuko wild beast ifite amaguru. Ikindi nuko wild beast ifite amaguru maremare n'umubiri ukomeye, bikayifasha gukora urugendo rurerure no gukomeza kugenda mu bihe bikomeye. Ni urugero rwiza rwerekana ko rimwe na rimwe ubwinshi n'ubufatanye bishobora gufasha inyamaswa kurokoka. Noneho tugeze ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane tufite inyamaswa yitwa springbok. Springbok ni imwe mu nyamaswa zihuta cyane zo muri Afurika y'Amajyepfo. Ishobora kugera hafi kuri kilometero 88 ku isaha. Ariko hari ikintu cyayo gitangaje kurusha umuvuduko. Iyo springbok yihuta ishobora gusimbuka cyane hejuru mu buryo budasanzwe. Iyi myitwarire ishobora gufasha mu kwerekana ko ibonye akaga no gutanga ibimenyetso ku zindi springbok. Amaguru yayo maremare n'umubiri woroshye bituma ishobora kwiruka no guhindura icyerekezo vuba. Iyo inyamaswa iyihiga iyegereye, springbok ishobora gukoresha umuvuduko mwinshi kugira ngo itandukane n'akaga. Noneho tujye ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu hafite inyamaswa yitwa pronghorn. Pronghorn iboneka muri Amerika ya ruguru. Ishobora kugera hafi kuri kilometero 90 kuva kuri kilometero 90 kugeza kuri kilometero 98 ku isaha. Ariko ikintu gitangaje kurushaho ni uko ishobora gukomeza kwiruka ku muvuduko mwinshi kurusha inyamaswa nyinshi zihuta. None se kuki? Pronghorn ifite ubuzima. Pronghorn ifite umutima n'ibihaha bikomeye ndetse n'imiterere y'umubiri uyifasha gukoresha umwuka wa oxygene neza. Ibi bituma ishobora kwiruka intera ndende kurusha inyamaswa nyinshi zishingira ku muvuduko w'akanya gato. Abashakashatsi bemeza ko umuvuduko wayo
budasanzwe ushobora kuba warakomotse mu mateka y'aho yabanaga n'inyamaswa zihiga cyane. Nubwo izo nyamaswa zihiga zitakiriho muri iki gihe, ubushobozi bwo kwiruka cyane bwa pronghorn yarabugumanye. Iyi ni imwe mu nyamaswa zigaragaza neza ko ubwihindurize cyangwa se revolution bishobora gusiga inyamaswa zifite ubushobozi budasanzwe. Noneho tujye ku mwanya wa kabiri. Umwanya wa kabiri tuhafite inyamaswa yitwa Autriche mu Gifaransa, mu Cyongereza yitwa ostrich, ndetse mu Kinyarwanda cyangwa Igiswahili yitwa imbugu. Autriche ni inyoni, ariko ni imwe mu nyamaswa zo ku butaka zihuta cyane ku isi. Ishobora kugera hafi ku muvuduko wa kilometero 40 ku isaha. Ariko ikintu gitangaje ni uko ishobora gukomeza uwo muvuduko mu gihe gito cyangwa intera irenze iyo inyoni nyinshi zishobora kugenda ku butaka. Amaguru yayo maremare cyane ni kimwe mu bintu biyifasha kugenda vuba. Ikindi gitangaje ni uko ikirenge cyayo gifite amajanja abiri gusa, bikaba bitandukanye n'inyoni nyinshi zifite amajanja menshi. Iyo Autriche ibonye akaga, ishobora kwiruka vuba cyane aho kugerageza guhunga iguruka. Kandi kubera ko iboneka ahantu harambuye, kubona umwanzi akiri kure bishobora kuyifasha kubona umwanya wo guhunga. Noneho tugeze ku mwanya wa mbere, ariko tutaragera ku mwanya wa mbere, niba tugeranye hano muri iki kiganiro utarakora subscribe, like, share na comment, bikore rwose. Ukore subscribe ku UBUMENYI BUZIMA TV, sharing video ku nshuti zawe, ushyireho like, ndetse unatanga igitekerezo cyawe. Noneho reka tugere ku mwanya wa mbere. Mwanya wa mbere tuhafite inyamaswa yitwa cheetah cyangwa se ingwe. Cheetah ni inyamaswa izwi cyane kubera umuvuduko wayo. Iyo itangiye kwiruka mu gihe gito, ishobora kugera hafi kilometero 100 kugeza kuri kilometero 120 ku isaha. Nubwo umuvuduko nyawo ushobora gutandukana bitewe n'uburyo wapimwe. Ariko se ni iki gituma iba umuhanga nk'uyu mu kwiruka? Hari amabanga menshi. Cheetah ifite umubiri woroshye kandi waremewe kwiruka. Amaguru yayo maremare ayifasha gutera intambwe ndende. Umugongo wayo ushobora kugenda cyane imbere n'inyuma mu gihe yiruka, bigatuma intambwe zayo ziba ndende. Umurizo wayo ufasha mu kuringaniza no guhindura icyerekezo. Ikindi ni uko izuru n'imyanya y'ubuhumekero bifasha umubiri kubona oxygene nyinshi mu gihe ikoresha imbaraga nyinshi. Ariko hari ibanga rikomeye cyane. Cheetah ntabwo yiruka igihe kirekire. Umuvuduko wayo mwinshi ukoreshwa cyane mu gihe gito. Iyo ukurikiye umuhigo, igomba gukora igikorwa vuba kandi neza. Iyo itabashije kuwufata mu gihe gito, gukomeza kwiruka cyane bishobora kuyirushya. Niyo mpamvu cheetah ikenera kwegera umuhigo no guhitamo neza igihe cyo gutangira kwiruka. Ibi bitwigisha ikintu gikomeye. Ntabwo buri gihe ari ngombwa kugira imbaraga nyinshi. Ni ngombwa kumenya igihe cyo kuzikoresha. Noneho hari amabanga 5 akomeye y'izi nyamaswa zihuta. Iyo turebye izi nyamaswa 10, tubona ko umuvuduko wazo utaje kubw'impanuka. Hari ibintu byinshi byagiye bifasha inyamaswa kwihuta. Icya mbere ni umubiri woroshye. Inyamaswa nka cheetah zifite umubiri wubakiwe umuvuduko. Umubiri woroshye ufasha kugabanya imbaraga zikenewe mu kwiruka. Kandi zino nyamaswa andi mabanga ryazo n'amaguru maremare. Amaguru maremare, imyitwarire mu gihe cyo guhunga, guhindura icyerekezo, kumenya igihe cyo gukoresha imbaraga. Nk'urugero nka cheetah ni urugero rwiza, ikoresha umuvuduko mwinshi mu gihe gito. Iyo idafashe umuhigo irahagarara aho gukomeza gukoresha imbaraga nyinshi. Tugana ku musozo, iyo turebye izi nyamaswa 10, tubona ko buri imwe ifite uburyo bwihariye bwo kurokoka.
African White Dog zikoresha ubufatanye, Zebra ikoresha umuvuduko mu guhindura icyerekezo, Blackback ikoresha umuvuduko no gusimbuka, Gazelle ikoresha kwihuta no kumenya akaga, ndetse intare ikoresha gutungurana n'imbaraga nyinshi mu gihe gito. Wild Beast ikoresha umuvuduko n'imbaraga z'itsinda. Springbok ikoresha umuvuduko no gusimbuka, ndetse na Pronghorn ikoresha ubushobozi bwo kwiruka cyane kandi ikabukomeza igihe kirekire kurusha inyamaswa nyinshi zihuta. Autriche yo ikoresha amaguru maremare n'umubiri wayo wihariye kugira ngo yiruke ku butaka. Kandi Cheetah, umwami w'umuvuduko ku butaka, ikoresha umubiri wayo wihariye kugira ngo igire umuvuduko udasanzwe mu gihe gito. Ariko hari isomo rikomeye izi nyamaswa zose zitwigisha. Muri kamere, kurokoka ntibishingira ku mbaraga gusa, bishingira ku kwihuta, kumenya akaga, gukoresha imbaraga neza, guhindura imyitwarire no guhuza umubiri n'ibidukikije. Buri nyamaswa ifite uburyo bwayo bwo kubaho, kandi iyo imwe muri zo ibuze mu rusobe rw'ibidukikije bishobora kugira ingaruka ku zindi nyamaswa no ku bidukikije muri rusange. None se muri izi nyamaswa 10 ni iyihe yagutunguye cyane? Ni Cheetah, ni Pronghorn, ni Springbok, ni Zebra cyangwa ninde? Ana igitekerezo cyawe hano hasi muri comment. Niba wishimiye iyi video ivuga ku nyamaswa, umuvuduko wazo n'amabanga zifite yo kurokoka, kanda kuri like kandi wiyandikishe ku Ubumenyi Buzima TV, aribyo subscribe, ufungure notification bell ariyo bita akazogera kugira ngo utazacikwa n'izindi video zacu zishimishije. Murakoze cyane kubana natwe ku Ubumenyi Buzima TV. Komeza kwiga, komeza gushakashaka kandi komeza kuvumbura ibintu bitangaje biri ku isi dutuyemo. Tuzongera kubonana muri video y'ubutaha nk'uko intego yacu cyangwa slogan yacu ivuga iti ubumenyi buzima, ubumenyi bushya buri munsi. Murakoze cyane kubana natwe, turabakunda. Bye bye bye.